mumeze mute bakunzi ba AEO TV turabasura cyangwa se turabaramukije mu kivandimwe Imana ikomeze ibandebe icyoroshye turabakunda cyane. Nasoza mbabwira ngo first you go to drink alcoholism. First you think in your mind which purpose I have in direct. So ndi inkotanyi muke biti muri mwuko mwikotaniro ry'abayizi umungu wa munyenwa ninjira mu ntambara nta gishyika. Twebwe abantu ashobora kuba uyu munsi yarakijijwe yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko uko byagenda kose ntihabura bimwe abona ku bantu, cyangwa se birashoboka ko atarakizwa byashobokaga ko ibyo bimenyetso by'agasembuye umuntu wabashije kukanywa neza bimusagiye kutubwira hari uburyo umuntu wabashije kunywa agasembuye kamugeramo kakamuhera mu ino kakamugera mu mutwe. Hari uburyo, hari ibimenyetso bitandukanye, niba yarakanyoyeho ashobora kuba yarakijijwe nyuma, ariko reka twihere hari umunsi uzanywaho, cyangwa se ndavuga agasembuye, ndavuga inzoga. Hari umuntu wayinyoye akiri umurokore ariko akaza gukizwa nyuma. Hari ibimenyetso rero turagira ngo abanza twibwire muri cya kivugo cye, hanyuma narangira kutwibwira atangira tubwira inzoga uko ikwataka. Nawe niwumva ibyo bimenyetso inzoga yarigeze kukwataka kuri urwo rwego, usange Yesu. Hari utumenyetso duke na duke utangira kwiyumvamo inzoga zitangira kukunesha, ukumva zirakubuza umutekano, zirakubuza uburyo, ariko hari ibimenyetso byatuma uyireka. Ibimenyetso simusiga. Tumuhaye ikaze rero mu cya kivugo cye, ubundi agatangira atubwira ukuntu agasembuye kajya kafata umugabo kakamutaba mu nama, cyangwa se kakamukura mu bandi bagabo. Ngo urarunywa iyo urunyo yari rwinshi, sinzi uko baca umugani mu Kinyarwanda, ngo urukura mu icupa narwo rukagukura mu bagabo. Murakoze cyane rero, turakwakiriye nyakubahwa Colonel, turakwakiriye kugira ngo wanze utwibwire muri cya kivugo cyawe cy'inkotanyi. Merci beaucoup les amis. Ndi inkotanyi y'umuke biti mirongo ukore mu ikotaniro ry'abayizi umungu wa munyentwa ninjira mu ntambara nta gishyika. Aha amacumu acanye simpatinya, iyo nduru ndayumva nkahagera bwango, nkatesha abakomeye nkabatesha ibikomeye, nkahashinga ibirindiro. Ndi ikivumu cy'ugamisha abanyamiheta batayifite bakanyangirwa n'igihe shingiro ry'iterambere. Rigiye wa musore Colonel Harerimana Pascal, umusore Imana yitondeye ikamwitanagira ikamutaka ubwiza, ikamuterura ikamutereka mu karere ka Kirati, genda uzafatanye n'abanyakirehe mu guteza imbere u Rwanda. Uyu munsi rero turagarutse kureba ububi bw'inzoga n'ibimenyetso by'inzoga. Je mubona imbere yanyu ndi umukristo ubusanzwe ubu, ariko nkuko mugenzi wanjye atangiye abivuga, yavuze ko nakijijwe. Ucyumva ko ngako ubundi wakagombye guhita wumva yuko harimo ijambo gukizwa. Ego, utubwiye ko harimo ijambo gukizwa koko. Uyu munsi ugiye kutubwira abantu benshi bitwa ko bakijijwe, bakavuga ko bakijijwe, ariko wowe wakijijwe iki? Ari nayo ngira ngo topic y'uyu munsi, niba yarigeze kwatakaho kuri icyo kiyobyabwenge, turagira ngo tubwire koko niba waragikijijwe, uburyo cyagikijijwe, uburyo cyajyaga kikwataka. Ikaze. Harimo ijambo ubundi gukizwa, ukizwa ari uko hari ibyo wakijijwe nyine waretse. Iyo wakijijwe ibyo wakijijwe, ubundi ntabwo usubirayo kuko uba wabikize nyine.
usibye iyo ukoresheje wa mugani ngushize impumu ngo yibagirwa icyamwirukansaga, ubwo nyine wamara kubyibagirwa ugahita usubirayo. ariko ubundi mu muco wa gikristo iyo wakijijwe uba wakijijwe. Bisanzwe rero ku bakunzi ba AEO TV, yewe mu myaka mfite yanjye itari myinshi ariko itari na mike nk'umwana, nigeze kubikinisha nk'imyaka 3 imyaka 3 yose. Mu myaka 3 rero nibwo natangiye, ubundi nabitangiye ifite imyaka hagati ya 16 gutyo 17 kuzamura kugera kuri 20 hafa. Ubwo natangiye, ubundi nago banza Imana nyine yari izi ko nzaba umukristo, ntago nigeze nywa inzoga bya bitoki na byaki jewe ubundi, ariko nanyweye muri ikinyobwa kigira rukori kaze bita ikigage. Ikigage ku bantu bazi kukenga neza bafite ukuntu babihuzahuza ku buryo unywaho karitiro gatangira kureba ukundi isura igahinduka. yego nuko ubwo rero ndatangiye ajyanye n'inshuti zanjye, cyane cyane nigeze kubabwira ko nigeze kugira abo natangiye mfite abo nyobora n'ubu nkomeje kuba nyoboye, usibye ko iyo tape yarangiye. Nari kamanda w'irondo ry'umwuga mbere ntarajya mu rundi rwego. Abo rero nibo ubundi nkiri aho ngaho nibo bavuze ati ariko afande wajya kugurira akantu, noneho yangura akantu nkavuga ati se ko ntanywa inzoga, ko ntanywa iki, ndanywa iki. Ahita ubwo rero batangira kungurira ikigage. Ikigage nakinyweye iyo myaka, ariko hari umusaza w'imyaka 45 nakinyweye kumurusha. Ushatse kuvuga ko mu myaka 2 wanyoyeho ikigage, wakinyoye nibura, wanyoye ikigage cy'umuntu ushobora kukinywa nibura wakinywaga buri munsi mu gihe cy'imyaka 45. Byakugora kubyumva, ariko nge narakinyweye, ntago nyica ku ruhande na hehe, narakinyweye kuko nagendaga saa 11 hagaruka saa 11 n'ubundi kwa amafaranga nari nyafite, nkajya nagendaga na moto nkagaruka n'indi, ntago nikangaga ngo wenda ngo umuntu arambona naguye, ariko narakinyweye pe. Arakinyoye narakinyweye kuko ikigage ubundi mu buzima busanzwe ngo kiraryoha, abantu bakizi neza. Ntiyanakunywera n'izo nzoga zisanzwe zikorwa mu ruganda, usanga benshi mbabona abasaza bakuru azinduka mu gitondo cya kare rwose ugasanga saa 12 kigage aho cyahiye kikaba kirarangiye. Yego, kikaba kirarangiye saa 11 uwa mbere abaga mu minota nibura mu minota 60 abantu bakaba baragisoje. Ubwo bishaka kuvuga ngo ukiri umusore saa 12 nawe ubwo kuvuga ngo saa 12 wabagwa saa 11 wabagwa uhageze. yego, hanyuma bikaza kugera saa 12 nawe uhingukanye n'abandi bagabo. ubundi bikigera saa 10 iyo uryamye ufataho uzi warimenyereje iyo saha, bigera saa 10 n'igice, saa 11 gutyo, ntabwo uba ugifite ibindi bitekerezo, ntabwo uba ugifite ibindi bitekerezo, uba ufite purpose, kuba ari ukujya gushakisha ni hehe hari uri bubone icyo kunywa. Cyane ko nkatwe urumva ko twari muri kategori y'abayobozi, ntabwo wari we wanywera hafi aha ngaha. Twajyaga ahantu kubazi mu karere ka Kirehe, ahantu bita mu Gasasa. Ahantu bita mu Gasasa uturutse Cyunuzi. Ubwo mwagisasiraga mu Gasasa?
Nubanga mwajyaga kunywera ikigage mu Gasasa. Ahantu bita mu Gasasa ni mu murenge wa Gahara kuba atahazi. Niho mwagisasiraga. Mwavaga mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore mukambuka undi murenge. Yego. Mukajya kunywa ikigage. Yego. Ikigage kari hatari. Munese ntago byari ngombwa ko tukinywera inaha batuzi kandi nta nubwo nanone byari kukireka ntibyorohaga. Ubwo no kuvuga ngo ubu warakiretse. Ubu noneho umaze imyaka ingahe ukiretse? Muri 2020. Muri 2020 nibwo nabiretse ndavuga nti noneho pe. Ubundi muri 2016 nibwo navuze nti ibi bintu ngiye kubireka. Yego. Ubu utangiye gukizwa. None kugira ngo ubireke. Yego. Ariho tugiye no kugira inama urubyiruko n'abandi bantu bose bagiye batandukanye bashobora kuba barananiwe kureka ibiyobyabwenge. Hari ibimenyetso, hari ingaruka z'ibiyobyabwenge mu gihe zitandukanye. Ari nayo mpamvu tubwira abantu bose babashe gukurikira AEO TV kugira ngo bagire icyo bakura cyangwa impanuro bakura kuri uyu muvandimwe, bakura kuri Colonel, kugira ngo abashe kugira icyo abasigira. Ubundi nyakubahwa Colonel, ubundi mu buzima busanzwe birumvikana ko wafashe umwanzuro wo kukireka ukiyegurira Imana, ugahitamo ubwo muri rusange wakirokotseho. Yego. Wakirokotseho birumvikana, kandi hari ahandi hantu cyari gitangiye kukugeza mu buryo budasanzwe. None nendaga kukubaza, ni ibihe bimenyetso simusiga bigaragaza, urahaguruka utubwire cyangwa uratubwira geste kugira ngo wiyumve, kugira ngo wumve ko wafashwe? Nika izo zose ndazikubwira. Yego. Kuko nge ndo wabikoze ntabwo mbibwirwa. Wakizizwe icyo wakoze. Yego. Yego. Nk'urubyiruko rero ubundi hari icyo bita mindset. Yego. Warungiye ngo inama ku muntu ushaka kubireka iri cyareka. Ubundi hari icyo bita mindset cyangwa se ubwo ni ibintu umuntu yishyizemo nyine kurimo bwite. Ukishyiramo ikintu ngo iki nigico ukakisetingamo gusa icyo kintu kikakujyamo kumva kutareka ikintu kubera impamvu, kandi ushobora kukireka bigashoboka usibye kwisetingamo ibyo bintu nyine ukumva ko udashobora kureka ikintu kimwe na kimwe. Okay. Jewe rero nagitangiye numva ari byiza, naba nicaranye n'abandi bagabo turimo dufataho ampereza karitiro nanjye mfata, kandi bona ni ibintu binateye ishema rwose. Buri umuntu ufataho ntago wagenda gutya target ngo itumubwira directing umubwire ngo rero ngo hitubireka. Ntago bimukundira kubera za rukoro ziba zaramugiyemo. Ni ubwe ubundi byishyirama akavuga ati ngiye kubireka. Nuko rero naratangiye aho nyifatiye nkajya numva ni ishema, ni ibintu byanyabyo nanjye noneho ndi umugabo mu bandi, kandi ubwo nkiyita umugabo. Kuba abantu benshi banywaho afata icupa akumva ari byimbye akumva yijije. Ni ukuvuga ngo iyo afite icupa aba yumva ari nk'intwaro ya danje mu mubiri we. Wiyumva gute urifite? Ubundi ufite nk'icupa mu ntoki. Yewe nkifite gutya ntabwo ari ndifite kuko sinabitahanaga, ubwo namaze kugafataho. Namaze kugafataho nagendaga numva imbaraga zirimo umungu. Utangira wiyumva ute akamenyetso tumenyetso utangira kagenda gatangira kukugeramo, ugenda utangira kuvuga no n'amagambo utatekereje. Aho rero tangira wicunge rafiki yangu. Aho ngaho attention, tangira wicunge, kuko uko ugenda umva gatangira kukugeramo. Ubundi wigeze kumbaza ngo ndababwira utumenyetso. hari utumenyetso ku bantu badufata. Nawe nimba ufataho aka kamenyetso guraza kumbwira muri comment nimba kandi umukunzi wa AEO TV niwe tuvugana. Ubundi iyo gatangiye kugeramo uratangira waba wicaye ukumva uri kugenda
usa n'uzengurukamo ukuntu buhoro mu bwonko abantu batabonesha amaso. ukaba wicaranye n'inshuti zawe murimo muragasangira, noneho wajya kumva gatangira kumva muri we murahinduka. Wajya kuvuga Jean Marie ukavuga Jean Marie. Yego. Ugatangira ukavuga ukundi kuntu nyine. Hari katugeramo kwishi, hari noneho iyo hari uwo kundi kageramo, uwe nimba mwaganiraga neza ukabona mutangiye kuganira kurega. Kurega cyangwa yisetswa. Utuntu nk'utwo nyine. Noneho ariko twe dufite aga strategy abanywi ariko b'abanyacyubahiro duhuriyeho. Abanywi nuvuga ngo hari ukunywa inzoga ukanayinywa no mu cyubahiro. Ntabwo nese nawe urumva twaga twambutse umurenge, uri kumva twabaga tugiye turi kwiha rubanda. Wapi nukuvuga ngo mwajyagaho mugiye kuzinywa nyine. Ubundi ahantu twaribaga twicaye kuba byumva, urumva ko twari abayobozi twicaraga ahantu bita VIP room. Muri VIP room. VIP room ku buryo ntabwo wari buze uvuga ngo ndashaka Fande Pascal cyangwa ngo ndimo ndashaka n'andi mazina ntavuze mu rwego rw'umutekano, ariko twabaga turi ahantu hakaza. Ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo abasivile batakunyuzamo ijisho, warahagurukaga uko ugenda ukanywa, ugenda wumva ibintu by'ibizungerera mu maso, ukagenda ubyumva. Waramugenzi wawe noneho akaba yagiye umubonamo abantu babiri, ubwo katangiye kukugeramo babiri. Noneho ukumva kwicara wemye ntabwo bikiri gukunda. Noneho ukajya wicara ukanyuzamo ukagira utya, ukagafata gutya, ibi bikanga, ukageraho noneho ukajya uhora umeze utya. Ubwo ibyo byakanga ukaza kugeraho, noneho iyo wumvise kari kugenda kakugeramo, ubwo ndabwira n'abagafataho iyi strategy yo mujye muyikoresha kugira ngo hataza kugira umuntu ukunyuzamo ijisho. Wayikoresheje nta wari kunyuzamo. Maze nk'ibibira akabanga mwa nshuti zanjye. Ubundi iyo kabaga kamaze kutugeramo umwe muri twe, ubundi wanywaga wiyumva. Iyo wamaze kugenda wumva ko hari ikiri guhinduka neza, uranywa ukaza kugeraho ugahaguruka ku bantu muri kureba, ugahaguruka noneho ukajya ugira gutya. Rukatihiye ukajya ugira gutya. Sava? Ubundi warangiza, ubwo nimba ugize gutya ukabona ntari ubwo kumva uremye, uravuga ati ndacyakomeye. Je suis savasire. Ubwo warangiza ugahita wongera ukicara, ugakomeza ukagakwega. Ubwo noneho nuhaguruka wagira gutya ukabona uri kuza gutya, kumva byatangiye, noneho muragira gutya. Uratangira niba guhereza urakwegaho intamimi, uhita utereka, ukwegaho indi utereke. Ntabwo uri bugifata kwa kundi uko wari utangiye speed watangiranye. Ibyo biraza kugufasha. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo udahagaze kuri abiri ntiyahagarara kuri kamwe. Ntabwo rero waba udahagaze ku maguru abiri yawe bwite ngo uze kwibwira yuko mu gihe ako kamwe kugahagararaho byanze, ntabwo wakwibwira yuko amaguru abiri yawe uri buze kuyagendesha kandi kamwe byanze. No kuvuga ikimenyetso no kuvuga ngo kugira ngo wiyumve. Yego. Niba udashobora guhagarara ku kuguru kumwe, iyo uhagaze gutya ukabona ntabwo biri gukunda, menya ko katangiye kugufata. No kuvuga ngo sayini no kuvuga ngo kwanza kwihagarika ku kuguru kumwe. Yego. Wa ugashinga ukuguru kumwe ukiyumva. Wadandabirana ati nafashwe. Ubundi uhita ubyimenyera nk'umuntu wize nyine. Nk'umuntu wize uhita ubimenya. Yego. Tubyimenyera.
icyo ni ikimenyetso cya mbere simusiga, ni nacyo ni ikimenyetso simusiga. Yego, ubwo rero abantu bakanywa, ntabwo turi kubagira inama yo kugira ngo muri rusange bakomeze bazinywe, bazishoboye bazireka, ariko twumvise ikintu cya mbere ushobora kwitestinga kugira ngo utaza gusebera mu bantu cyangwa utaza gusebera muri rubanda mu gihe uri kubasha kukanywa. Ni ukuvuga ngo deja niba uri kukanywa ikontorore, haguruka, nurangiza guhaguruka uhagarare ku kuguru kumwe. Erega ubundi n'imodoka igira kontorore, wowe ni gute utari kwikontorora wowe ubwawe? N'imodoka itunga kontorore. Ni ukuvuga ngo igihe uri kukanywa gerageza kugira gute kwikontorora uhagarara ku kuguru kumwe. Nukanywa wahagarara ku kuguru kumwe ukagwa, fata icyemezo utahe. Imagine hita utaha nyine, kuko hari akandi ga strategy. Ako ni kamwe. Ubundi abantu b'abanywi tuziranyeho icyo gihe, tuziranyeho. Yego. Ubundi muhagurukana mu rugo, inshuti zanjye biragoye, muhagurukana mu rugo mukajyana, ariko uko itangira igenda ibageramo uba wagira ngo runaka yatangiye kukwanga, ko muba muri kuganira. Ariko abenshi ubundi nta musinzi usezera mugenzi we. Nta musinzi usezera mugenzi we. Nta musinzi usezera mugenzi we ngo uramuke cyangwa ngo goodbye. Ne pas possible. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Ubundi iyo wumvise kamaze kukugeramo ucunganwa n'ikofi ko ari wowe uri bwishyure. Iyo umaze kwishyura ubona nta kindi bagukurikiranyeho, ubwo ubone ku muntu w'inyangamugayo nyine wiyubashye, urabishyura ugahita ufata inzira ukigendera, abasigaye mu bivugana nyuma, cyangwa se ukaza ugahita uhaguruka ugafatiramo ukigendera. Wa wundi uri gupima ibyo abimenye nyine ahita yamenye ko wagiye, ubundi ntabwo agukurikirana, aza guhita afata arakureka, ahubwo ejo iyo muhuye nibwo mubikemura. Navuze iyo uri inyangamugayo muba muziranye. None ko birashoboka gute ko umuntu yakwizera bavuye mu karere kamwe bagiye kunywera mu kandi akubonye ari bwo bwa mbere? Akubonye ari bwo bwa mbere, umunyacyubahiro ahageze hose arakigendana, kigiye kwizera. Uzi ko abantu basigaye ari abambuzi ruharwa, aza yambaye kositime, yafunze karuvate, yambaye inkweto nziza, wareba inkweto yambaye 60,000, kavuga ati umuntu ntabwo yanyambura 1,000. None umuntu yakwizera iki gihe? Numva ntaho kwizera, umuntu yakwizera ate? Aho hantu rero nimba uyu munsi, ubundi twe ntabwo twanyweraga mu tubido twane no twarindwi gutyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo harabo narushije kukinywa. Nimba ninjiye ubundi ibido yabaga ari yacu, twahitaga tuvuga ati stop up, iyo bido ntiwongere kuyikora, ni yacu. Twarangiza ubwo tugahita tunayifata, ntabwo amafaranga yabaga abuze, ubwo twahitaga tuvugana ati nori bwishyure siti ni ngewe mani. Ubwo bikaba ngombwa kubwishyura. Bakunze ba TV rero murumva ko hari inama tuzajya tugenda tugira, tuzajya dukora mu mpande zose zigiye zitandukanye kugira ngo turusheho kwiga kandi twubake sosiyete nyarwanda. Uyu munsi rero twari kumwe na Colonel Harerimana Pascal, yarari kutubwira gukizwa kwe, atubwiye imva n'imvano y'izina rye aho ryaturutse. Ntabwo ari izina yakuye mu rwego rwa gisirikare, ni izina yakuye mu rwego rwo gusenga, cyangwa se Imana yamuhaye ni izina ahabwa mu rwego rwo gusenga. Ageze ku rwego cyo mu cyiciro yakiyumvamo nka Colonel, ariko ntabwo iryo zina usibye no gusenga, atarajya no gusenga, akiga primaire, ni izina yatangiye guhamagarwa kubera ingendo ye, kubera uko yiyumvaga, kubera uko abantu bamubonagamo icyizere. Batangiye bamuhamagara Colonel, agenda abyiyumvamo, agenda biharanira, nubwo bitagiye bimuhira mu rwego rwa gisirikare, ariko yakomeje kumva ko ari Colonel
mu rugendo rwo gusanga Imana, hari urwego agezemo, aho ati ipeta rya mbere ryo kuba koroneri furu mu rwego rwo gusenga cyangwa se mu rwego mu by'Imana naribonye ndetse inzoga. Aretse inzoga yari yaramugize imbata, uwo muzimu w'inzoga amaze kumunesha nibwo yambaye iryo peta ahita yitwa koroneri. Guhera uyu munsi rero ni koroneri, afite byinshi yagiye anesha. Niyo mpamvu uyu munsi yari ari imbere yacu ari kutubwira ko wakabaye wiyumva mu gihe unywa inzoga, mu gihe wakabaye wiyumva. Turi imbere rero ya televiziyo yanyu mukunda ya AEO TV, turakomeza kubana. Reka tumuhe umunota asezere. Tumuhaye rero umunota kugira ngo akomeze nibura agire urubyiruko inama, dore urubyiruko nirwo rwatatswe n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Abana bakiri batoya batatswe n'ibiyobyabwenge, abantu bakuru bose barakoresha ibiyobyabwenge. Ariko ndagira ngo nguhe nyakubahwa koroneri, nguhe iminota 2 kugira ngo ugire inama abantu banywa inzoga. Kuyinywa wenda si icyaha, ushobora kuyinywa nta kigutwara. Abantu benshi barayikunda, nta n'impamvu yo kuyireka. Ushobora kuyireka ku bushake bwawe, ushobora no kuba muri rusange ushobora komeza kuyinywa, ariko nuyinywa ikontorore ku buryo itagukura mu bagabo. Ni izo rero nama yatugiraga, ariho ngira ngo akomeze agira inama abadukurikiranye. Kandi ukigera kuri televiziyo yacu akora subscribe, like, share and comments kugira ngo tubashe twese kwiga kandi turubasheho kurushaho kumenya byinshi. Thanks members of AEO TV. Dukomeje rero ku nama nagira urubyiruko, mwumvise inzira nagiye nyuramo, mwumvise uburyo ki byangoye kugira ngo mbashe kuba nabireka. Ubwo rero ubundi mindset nabwiye ko ari cyo kintu cya mbere umuntu abanza gukontorora kugira ngo ubwe agire ibyo areka. Imyumvire, uburyo byumva, ubundi kugira ngo ureke ikintu nk'ubwo, kugira ureke alcoholism cyangwa se ibisindisha mu rurimi rw'ikinyarwanda, ugomba kubanza, ntabwo uhita ubireka direct, ntabwo uhita ubireka, uhita ubanza. Nimba uyu munsi wanywaga litiro, gerageza uyice igice, umara iminsi 3 utayinyweye, umara iminsi, bigenda gahoro rwose, ugenda birarangira. Kandi ugenda uko wabiretse, ugenda unareba abandi ku ruhande rwawe, ese ubundi runaka ko yabifashe kabifata nakaye kamaro bimufitiye. Njya ntekereza urubyiruko rw'iki gihe, ukareba umuntu w'urubyiruko w'imyaka 20 muhuriye mu muhanda n'umukecuru w'imyaka 40. Umukecuru w'imyaka 40 ni injege, arimo aragenda, afite akazi ko yibereyemo, undi arimo aragenda agwa mu gitondo cya kare. Imagine ibyo bintu. Ntabwo ku bantu b'urubyiruko rwose twige kuzigama. Nigeze mbabwira yuko amafaranga nyafite ku kiganiro cya mbere, ntabwo amafaranga mfite ari uko nakomeje kubinywa. Iyo mba narabikomeje totaloma, ntabwo mba nkiri kunywa, ntabwo mba noneho kano kanya mvuga ko nyafite, kuko mba mfite ahandi nyashyira kandi ntazabikuza. Ubwo rero none watubwira ingaruka 3 twihuse zo kunywa inzoga? Nuvuga ngo hari ingaruka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Inzoga ishobora kugushora muri iki, ishobora kugushora muri iki. Yewe ubundi njya no kubireka niyo ngiyo. Bwa mbere na mbere natangiye nk'ikigage nkuko nabivuze, ariko noneho natangiye kugenda ndya n'ibindi. Ubundi ntari nsanzwe ndya, nkarya ingurube, nkarya, ugasanga nariye ingurube, nkarya ibitoki byokeje n'umunyu bitagira, batanatetse uko mbishaka. Noneho uza gusanga harimo n'izindi ngeso nk'ubusambanyi, ibintu nk'ibyo, ugasanga haba haziramo no guhita ugirira ubusambanyi bukaza. Ubundi hari inzoga n'ubusambanyi buba buhari akenshi. Inzoga ubusambanyi biragendana ubundi totaloma. Ibisigaye ubundi nimbura umuntu w'umusore, ubwo ngo hari inzoga
haba hari ubusambanyi, haba hari no kubara nabi, gukoresha amafaranga Yego. nabi, ni ukuvuga ngo waste money. Icyo gihe aho kugira ngo wishore muri ibyo biyobyabwenge warebye ibinyobwa bihari bitari ibisindisha ko bihari byinshi, ukajya ugenda ukinywera ako ka inaji kakagutera inaji nyine ukagubwa neza. yego ubwo rero birashoboka, birumvikana, gusa jyewe ntabwo ndi kubureminga uwuzinywa nazinywe ariko yiyumve, n'ubashije kuyinywa nayinywe mu rugero. Hari gahunda nziza no kuyireka, byaba bigushobokeye wayireka, ariko bibaye bitagushobokeye kandi nanone ntabwo ari ngombwa cyane, tukugira inama ugenda ubivaho gake gake. Hari gahunda ya leta rero ivuga ngo tunywe resi, tunywe mu rugero. Niba rero bakunze ba TV rero turabasezeye, reka tukomeze tumusabe yongera adusezere muri cya kivugo cye, hanyuma ubundi ibiganiro byacu nakagaruka, reka tumuhe umwanya adusezere mu kivugo, natwe tuza dusoza ubundi ducaho. Yego, nasoza mbabwira ngo first you go to drink alcoholism. First you think in your mind which purpose I have in direct. So ndi Inkotanyi muke bitimura nkuko mwikotaniro ry'abahizi umungu wa Munyentwari ninjira mu ntambara nta gishyika, aho amacuma acanye iyo nduru simpatinya iyo nduru ndayumva, nkagera bwangu nkatesha abakomeye nkabatesha ibikomeye, nkashinga ibirindiro. Ndi ikivumu cy'ugamisha abanyameta batayifite bakanyagirwa n'ingezi shingiro ry'iterambere, rutica umugambi n'ingoboka rugamba. Ndi umusore w'intanage w'imirongo, Imana yitanagiye ikamuterura ikamutereka mu karere ka Kirati, genda uzafatanye n'abanyakirehe guteza u Rwanda imbere. Mbasezeyo rero bakunzi ba AEO TV, nakagaruka, ndi inshuti yanyu kandi mutere comment. Ciao ciao.